Ndabasuje kandi abifuriza ibihe byiza. Ndabashimira mwese mukomeje gukurikira bino ibiganiro maze kumenyera yuko bidufasha kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho. Uyu munsi turaganira ku bintu bitandukanye. Murabizi yuko twatangiye amaseri yo kubaho neza. Turimo kurebera hamwe ku gitabo cyanditswe n'umunyarwanda cyitwa Mpisemo kubaho neza. Nagihisemo rero kugira ngo tukiganire turebere hamwe ibintu bitandukanye byadufasha kugira ngo tubeho neza, kuko nibyo twese twifuza. Kuri buri wese, kuri buri muntu wese yifuza kubaho neza. Jewe nawe iyo ushishoje ukareba urumva utifuza kubaho neza. Ndabona mwemeye yuko twifuza kubaho neza. Niyo mpamvu rero tugiye kuvuga kubaho neza. Ubushize twarebeye hamwe uburyo twakora icyerekezo cy'ubuzima bwacu. Turebera hamwe ibikorwa bimwe na bimwe byagira kugira ngo tubashe kugera ku cyerekezo cy'ubuzima bwacu. Uyu munsi rero tugiye kurebera amahame. Amahame ni amwe mu bintu bidufasha kugira ngo tugere ku cyerekezo twifuza. Amahame ntabwo ushobora kugera ku cyerekezo cyawe, ntabwo ushobora kugera aho wifuza kugera udafite amahame amwe namwe ugenderaho mu buzima. Reka rero turebere hamwe amahame agera kuri 5 yadufasha kugira ngo tugere ku byo twifuza byose. Hari ibintu byinshi, hari amahame menshi, ariko ayo ngiye kuvuga na 5. Urebe muri wowe ayo ufite, ese aya 5 arimo. Reka turebere hamwe amahame 5 yadufasha muri urugendo rwo gukora icyerekezo cy'ubuzima bwacu. Ndizera yuko mwabonye video ivuga gukora icyerekezo. Iyo umaze kugikora noneho hakurikiraho ibikorwa, ariko noneho bijyana n'amahame. Aya mahame 5 urareba nimba uyafite mu mahame yawe, hanyuma niba utayafite ugende ugiramo ayo wongeramo. Ni menshi, ariko hano tugiye kuhavugira 5. Ihame rya mbere ni ukumenya Imana no kwizera Imana, kubera yuko buriya Imana niyo yaturemye, iturema mu ishusho yayo. Ni ukuvuga ngo yaduhaye n'ububasha bwo kugira ngo tubashe kubaho muri iyi si, tubashe kumanaginga ibiri kuri iyi si, itugirira icyizere. Ni ukuvuga rero ntabwo tugomba kwitenguha. Tugomba rero kumenya yuko Imana ariyo yaduhaye ubwo bubasha, tukayizera, kuko buriya ivuga yuko nta kinanira Imana, ibintu byose irabishoboye. Icyo gihe rero biguha gushira amanga, bikaguha kumenya yuko niba uri ku isi ufite umuntu murimo kugendana. Bajya bavuga ngo nguhagarariye ni ingwe aravoma, ariko ntabwo nshatse kuvuga ko Imana ari ingwe, ariko no kuvuga ngo n'umugani baciye basa naho bashaka kwerekana yuko iyo ufite umuntu ukomeye uguhagarariye ushobora kuvoma. Niyo mpamvu rero ihame rya mbere ari ukwizera Imana. Ukizera yuko Imana izagushoboza, ikizera yuko ibyo urimo gukora Imana izagufasha kubibamo no kugira ngo ubashe kubikora neza. Iryo ngiryo ni ihame rikomeye. Kuri jewe ntekereza yuko ugera kure hamwe n'Imana, ugera kure, ubasha gukora ibyo ubwenge bwawe butekereza yuko utakora, ubasha ndetse no kugerageza ibintu bimwe na bimwe ubona mu bushobozi bwawe utashobora. Ihame rero rya mbere ugomba kugira mu cyerekezo wifuza kugeramo icyo ari cyo cyose, ugomba gushyira Imana imbere muri byose, kubera yuko iguha ububasha, ikaguha ubwenge, ikaguha ubushobozi, ikaguha imbaraga, ikaguha byose wakwifuza kugira ngo ubashe kugera ku ntego zawe, kuko dutekereza ibintu binini. Iyo ubitekereje rero hari igihe ushobora gucika intege ukibaza, ariko Imana niyo tuvomamo imbaraga kugira ngo tubashe kugera hahandi kure mwaba mwaratekereje kugera. Ihame rya kabiri rero ugomba kumenya yuko Imana yakuremanye umwihariko. Yakuremanye umwihariko, ikuremana ibintu abandi badafite. Uko nteye bitandukanye n'uwo twonsa ibere rimwe, nuko ateye. Hanyuma bikaduha rero kuzuzanya. Uwo mwihariko rero Imana niyo ishaka kugira ngo ushakishe muri wowe. Ese ni igiki ushoboye gukora neza? Ese ni ibiki ukora bikaba byiza n'abantu babikubwira ugatangara, ukibaza ngo ngewe ibintu ngiye mbona ari ibisanzwe, akubwira nyamara uvuga neza. Urumva uyu ngiyo ni impano Imana itanga, ni umwihariko Imana itanga kugira ngo ubashe kureba ibintu ukora bikoroheye. Hanyuma noneho rero ibyo ngibyo nibyo biba biri umwihariko kuri wowe. Ugomba rero kubishakisha, ugomba kubishaka muri wowe. Niba urimo kureba kino kiganiro wakwibaza ngo umwihariko wanjye ni uwuhe, ukashaka kuwushakisha, ukanawandika ahantu kugira ngo umenye uwo mwihariko, hanyuma ukuze mu bindi byose ufite. Icyo gihe biba strengths kuri wowe, biba imbaraga muri wowe, ukabasha kugira ngo ubashe kumenya umwihariko wawe. Iyo ubashe kumenya umwihariko wawe ntabwo taking for granted, ahubwo ubasha kuba wabibyaza umusaruro, bibasha kuba byagirira abandi akamaro, kuko uzi yuko hari umuntu ugira umwihariko yanavugisha umuntu urushye akaruhuka. Mwana ganira warugowe ukumva uguwe neza,
ibyo ngibyo rero ukwiye kubimenya kugira ngo ubashe kuvugisha abantu bagowe, ubashe kuvugisha abantu batameze neza. Ayo ngayo ni amahame amwe n'amwe adufasha kugira ngo tugere ku ntego zacu za buri munsi. Ikindi navuga, ihame rindi rya gatatu navuga ni ubu bushobozi buri muri wowe. Buriya Imana twese turema, yaturemanye ubushobozi buri muri twebwe. Hari motivation speaker njya nkurikira witwa Les Brown, ajya akunda kuvuga, mbese ni nka moto ye, akunda kuvuga ngo you have a greatness in you. Ufite ubushobozi muri wowe, ufite potential muri wowe. Nta muntu ukwiye kwisuzugura, ntabwo ukwiye kwisuzugura ngo ubone yuko ibyo bintu utazabigeraho, ngo ubone yuko icyerekezo wakoze utazakigeraho. Amahame azagufasha kugira ngo ubashe kumenya koko ibyo bintu wabasha kugeraho. Ufite ubushobozi muri wowe. Wenda ushobora kuba udafite ubushobozi bwo gukora ikisi. Ni urugero, wenda njya ntanga ingero zitandukanye ariko zidufasha kugira ngo tubashe kubyumva. Ushobora kuba udafite ubushobozi bwo koga ariko ufite ubushobozi bwo kurira igiti. Hari ibyo njya nkurikira barimo kuvuga ngo ntago ukwiye kujajinga ifi kuko itazi kurira igiti, ngo uyishyire aho igomba kurira igiti kandi igiye mu mazi iroga neza. Nukureba rero ubushobozi wifitemo, ukamenya neza ibintu biri muri wowe. Ntuvuge ngo jewe rwose urabona nabaye imfubyi nkiri mutoya, nta bushobozi, nta kintu nifitemo. Oya, buri muntu wese Imana yaremye kuri iyi si ikemera ko avuka afite ubushobozi muri we, afite ubushobozi bwo ko hari icyo yamara mu gihe nk'iki ngiki. Ayo ngayo ni amahame. Ndimo kuvuga amahame adufasha kugera ku ntego zacu za buri munsi. Ubushobozi rero buri muri wowe, gerageza kubukoresha. Ibikoresha kuri 0 n'ibice, gerageza kuzamura percentage, uzamure kugira ngo ukoreshe ubushobozi buri muri wowe. Ntuvuge ngo ibintu ntabwo ibi bifite abandi byagenewe. Njya nkoresha amagambo akunze kumvikana ahantu henshi hatandukanye ngo ibingibi bifite ba nyirabyo. Oya, nta ba nyirabyo bifite, ahubwo wowe urimo gukora iki? Wowe urazamura ibikurimo gute kugira ngo nawe bibi byawe, kuko nta nyirabyo hari. Uriya gusa icyo aba yakurushije kugira ngo amenye ibimurimo, amenye agaciro k'ibimurimo, abashe kubibyaza umusaruro. Usanga rero kenshi tutabashije kubikora. Usanga niho ngo ndimo ubutekereza ngo hari abantu benshi bino bintu nkora babyize, hari abantu benshi banabivuga neza kundusha, ariko iyo ntinyuse nkarwana n'ibindimo kuko nifuzaga kugira ngo mbashe gusangiza abantu ibintu bitandukanye n'abanzi nkabivuga. Urumva rero mba ntandukanye na wa wundi uvuga ubifite muri we, ufite n'izo mbaraga, ushobora no kubivuga neza kundusha ariko ntabikore. Urumva, niyo mpamvu aho ngaho niho ndimo kuvuga ubushobozi bifitemo, greatness iri muri wowe, ugomba kuyihakanya ukayizamura. Ayo ni amahame. Ibyo ngibyo utabikoze ndabarahiye, ntabwo kiriya cyerekezo twabasha kukigeraho, ntabwo twabasha kukigeraho, ahubwo twahera mu nzira ugasanga ntabwo tubigeze ku byo twifuza. Ihame rya kane navuga ni ihame ryo kureba yuko ubuzima turimo kubaho bufite igihe gitoya. Hari abantu rero babireba akavuga ngo ubuzima turiho bufite igihe gito, noneho akabikoresha mu buryo butari bwo. Akavuga ati reka uyu munsi ninywere, reka nkore ibi n'ibi, ibintu bitandukanye, ubuzima ni butoya. Ariko twebwe dufite icyerekezo, twebwe dufite ahantu twifuza kujya, twifuza kugira ibyo duhindura mu gihe tugihawe amahirwe yo kubaho. Tugomba gufata ubuzima ko ari buto mu buryo bwiza, niko navuga. Ubuzima ni butoya. Ugomba kumenya yuko rero ugomba guharanira ukoresha umunsi wawe neza, ugomba guharanira gukora neza umunsi ku munsi. Ntihagire umunsi n'umwe ugucika utawukoresheje neza, ntihagire umunsi ugucika utabashije gukora ibyo wiyemeje ku nshingano zawe. Umunsi ukaba mutoya kuri twebwe, duharanira kugira icyo duhindura, duharanira kugira icyo dukora mu gihe tukiriho, kandi igihe ikintu cyiza. Igihe ni gitoya, ntabwo tuzi igihe tuzavira kuri iyi si. N'ejo ushobora gusanga tuyivuyeho, ariko ntuzagire icyo wicuza. Koresha umunsi wawe muzapfejo, nubwo tutagiye gupfejo, ariko noneho ubikore nkaho bizaba. Iyo ngibyo ubimenye, wakora neza, nta munsi wakubera imfabusa. Buri iyo barimo kuvuga ngo ukora ibintu nk'uzapfejo, baba bashaka kugira ngo urebe ibyo wakora kandi ugakora neza, ugakora buri munsi, ugaharanira kugira ngo ugire itandukaniro mu buzima bwawe.
uramutse uri ku gitanda utagira ikintu na kimwe wicuza. Igihe rero ni gitoya tugikoreshe neza, igihe ni gitoya tukibyaza umusaruro, igihe ni gitoya twongera urukundo, niwo mwenda wonyine dufitiye bagenzi bacu. Igihe ni gitoya ni byinshi, liste ni nyinshi. Igihe ni gitoya tugikoreshe neza, ndabinginze. Ihame rya gatanu navuga ni ihame gendanye no kubiba icyo uzasarura. Ugomba kumenya ko muri ubu buzima niba twakoze icyerekezo cy'imyaka 30, ibyo tugiye kubiba none ahangaha nibyo tuzasarura. Nutagira icyo biba nta kintu uzasarura. Nubiba bikeya uzasarura bikeya, nubiba byinshi uzasarura byinshi. Iri hame rero ni ihame rikomeye cyane, njyewe ndarikunda kubera yuko kenshi usanga ibintu tubibye koko nibyo dusarura pe, kandi twese tumaze kubibona muri ubu buzima. Usanga kenshi hari igihe biturengaho, ugasanga hari igihe bigoranye, ariko rwose ibintu tubiba nibyo dusarura. Tugerageze rero kubiba ibintu tuzasarura. Iyo myaka twifuza kuzagera, icyerekezo twakoze n'imyaka twifuza kuzageraho, tuzabe dusarura ibintu byiza. Kandi burya njyewe ndanarenga kubiba kuri jyewe, nkabirenga nkabiha noneho no ku bana, nkareba abana n'abuzukuru. Numvise bavuga yuko abana n'abuzukuru buriya ibintu ababyeyi babo babibye nabo babisaruraho, nabo babiryaho. Tubibe byiza ubu ngubu rero kugira ngo tuzabashe kubiryaho n'abana bacu babashe kubiryaho, kubera yuko kubiba rwose kandi tubibe byinshi twe kubiba bikeya, kuko usanga kenshi tubiba bikeya tukifuza gusarura byinshi. Bigomba kungana, tubibe byinshi dusarure byinshi. We kwicara ngo wumve yuko ushaka gusarura kandi utabibye. Ushake ko abantu bagukunda kandi utaberetse nawe urukundo. Ushake kubona amafaranga kandi nta kintu wakoze ngo uyabone. Ushake mbese ni byinshi, ibintu byinshi bitandukanye, ingero ni nyinshi zitandukanye. Ushake ko abantu bagufasha kandi nawe utafashije. Mbese ibyo ngibyo byose tubibe turusheho guteganya yuko tuzasarura. Kandi noneho bive kuri twebwe, bijye ku bana bacu, bijye no kubuzukuru, dukomeze umurongo. Ayo ngaho rero ni amahame azadufasha, ni amahame 5 yadufasha kugira ngo tugere ku ntego zacu, yadufasha kugira ngo tuzagere ku cyerekezo twakoze. Amahame muyandika ahantu, hanyuma noneho umuntu ajya yareba arebe. Ushobora kubiyuzuza cyangwa ukayongera ku yandi yose wari ufite agenga ubuzima bwawe, ariko aya ngaya niyo 5 nabonye yadufasha kugira ngo tubashe kugera ku cyerekezo cyose twifuza. Ndabashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro, ndabashimira mwese ku mwanya wanyu wo kubireba, gukora subscribe, comment. Rwose ni ibintu bintera imbaraga, ni iby'agaciro kuri jyewe. Ndabashimiye rero abatarakora subscribe, mba ndimo kubabona kuko ndeba abantu bazirebye zino video bakoze subscribe n'abandi batarayikora, kugira ngo mbasabe kugira ngo muyikore, kandi mbararekera kugira ngo mujye mureba n'andi ma video yose twashyizeho. Baho neza seri tugiye kujya tureba, hanyuma ubutaha noneho tuzareba ese ni izihe ngeso twashyira mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kugera ku cyerekezo cyacu twifuza. Nawe wakoze subscribe, ndagira ngo ngusabe kugira ngo usharing, uhe byibura abantu 2 kino kiganiro, kugira ngo dusakaze, turusheho gusakaza ibyiza. Nimba hari icyo ukuyemo naho cyaba kimwe, sangiza n'abandi bagenzi bawe, nabo wenda bakuramo ikindi. Hanyuma tube ambasaderi w'ibyiza, tube ambasaderi bo kugira ngo twese dufatane urunana tubashe kugera ku cyerekezo cyacu. Ndabashimiye rero, Imana ibarinde.